Yesu ashimwe bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muri kuvugana na Reverend Pasteur Simon Jean de Dieu, mushumba w'itorero Pentecôte isoko y'ubugingo Pentecôte mu Rwanda. Ukwezi kwa karindwi ufite ibyuma dukorera mu gacinjiro ka Gisozi bitaje ya Mukiga, aho niho duvugira Imana. Ndagira ngo nkurarike muri iki giterane kirimo kubohoka bohora n'abawe. Imana yohereza marayika, hari marayika umanutse ku kibazo cyawe. Yugeze muri 28 yaravuga ngo tumaze gucira noneho tumenya neza ko icyo kiga cyitwa kandi igihugu baducanira umuriro uko twakabaye twese, ariko muri wa muriro asohoka bizigira gute barajyaye ku ijuru ritabaye. Twagitangiye kuri tariki ya 28 y'ukwezi kwa kane. Ndagira ngo Imana mu ijuru bohora abawe kandi nawe wabohotse. Imana yabwiye ngo hari abantu bamaranye igihe cy'ikigeragezo kandi ikigeragezo cyararerese. Umuntu w'abandi aributse none avuga igifaransa agazacogozwa kintu uriho warahombye urenda no guhomba, urahombagana urafuruta ugeze mu gihe aho wagiriye neza bagukandagira mu mutwe, ariko Imana inamwe ngo nta muntu uri bwongere kugukandagira mu mutwe. Imana iguhana isubira gukirije diyabete ikimenyetso Imana imaye wari umaze iminsi wumva ufite iserere mu mutwe. Imana inamwe ngo ikirije iyi diyabete. Iyi Imana irambye ngo amamodoka yongere gutera ku marembo. Imana iri kugarutsa gatatu mbonye Dubai, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ugiye kurira indege, ugiye Dubai mu izina rya Yesu. Ukunda kugenda wicaye, ukunda kugenda wicaye. Imana yarambye ngo wagerageje uburyo bwose bushoboka biranga, ariko ahagurutse ukihangana. Imana ya Isiraheli irambye ngo bitari byagera mu kwa 12 Imana ikuremeye imodoka. Amahoro Yesu abantu be nagira akagero arororeka ajya umuriza mutayata ntago yayakura. Wigire Imana uyiringira
Imana ikuyatsi mu rugo iwawe hanyatsi izongera kuba iwawe. Niba hari umuntu ukorera Imana ariko yakorera Imana agahita ahura n'ibihombo wowe, ariko uhereye none ntabwo uri bwongere guhura n'ibihombo mu izina kanagiye mu isoko. Ibintu byabona zigana n'abitari mwagera akazi kawe mu isoko igira gute ibohora. Ntabwo uri bwongere kuboha, ntabwo uri bwongere kugira gute. Imana irambwira ngo wageze ku rwego rwo gutunga amafaranga ariko ashira nk'uko isabune isoko. Oh, haleluya! Haya sita kota elimo pende tao ubakundi Imana ngiyi irambwira ngo ntabwo uzongera kujya muri banki zimeze nk'urwego za Raberi mugenda muguza mwungukano. Imana igushize muri banki, Imana iguhaye amafaranga. Mbonye kominikasiyo y'abantu bameze gutya. Imana irambwira ngo hari ibintu bimeze gutya bigiye kongera kugira iwanyu ku irembo. Amen. Noneho irambwira gusigaranye duke muri duke uyitanga imbere. Gira gute rero nawe mukabura ntego bicara mbere nawe nicayeho gutiza amavuta yanjye mu izina rya Yesu. Noneho uyu mubyeyi nawe ukugiye kukwimura ngukuye mu ntebe wari wicayemo. Imana irambwira ngo ntabwo uzongera gusubira hasi na rimwe. Ikintu gikomeye Imana irambwira ngo ikibazo cyari kiri muri iyi nda cyari cyarananiranye. Penita kota sifa penita ya bone kota ya bo zonima saburi Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana irambwira ngo igihe kijya kigera ukumva hameze nk'aho bacanyemo. Imana irambwira ngo tukivugana none ntabwo ubu burwayi buzasubira. Wari ufite na gahunda yo kwa Karande ko kwa muganga, ayo bari kujyana kwa muganga urayagusigiye ariko uzi ko mbonye mwese reba bose ukuntu bicaranye nk'abadepite. Ubundi Imana igutije agaciro itugashyira imbere. Gahunda niyo kugashyira imbere mu izina rya Yesu. Ubundi iyo watewe inda n'umugabo utaratewe n'imbwa uyishyira imbere, niyo yaba ari ijoro rimwe yarahitamo nijoro tuyirambura ugifigira gute. Ndabeshya umuyobozi wacu tangira kwaka ikinyomoro kandi utarusangukira. Zamuka mu mavuta uko mwicaje hariya hari ibintu bihindutse. Noneho n'iyi telefone yawe yari iri mu marembera habonye sarindi amaboko ye hamurisha ubasha abaganya basha guhagarara ubakunda Imana ibwira. Imana nawe wakiriye telefoni ya kado kandi noneho sherisha ushubombo shokora. Hari amazina agarutse ku buzima bwawe, hari ijambo wongeye kugira ukiva hanga. Noneho nawe muri duke wari usigaranye udufasha n'ukuri dusabye ubufasha uturebe. Zamuka muri aya mavuta mu izina rya Yesu. Topini for Elia gonna see pene taya gonna see sitiva nuva ku Imana ivuje. Imana irambwira ku munsi wo kwa gatatu ikurinze gufatwa n'umuriro ukaba muri koma ukamaramo amezi 3. Umuntu uhita udusubikira kambara sibe nta bintu by'imikino. Amezi 3 ari kuzaba ukora, ntabwo ari kuzaba ugize gute. None ibi bintu byawe ushaka kugurisha ujya mu cyaro, nta sezerano ufite ryari yaruguru za Rulindo, ufite isezerano ry'i Kigali. Kandi ibyo mutasha kandi n'iribo
guma hano wayizanye biswi sana dusenge bisino byose uyerere none ha isesemu uyu mugore yagiraga ntazongere kuyigira uko Imana irababona ibintu by'isukari bafataga ntabyo uyerere none hano yihagaritse uje kujya ku meza amasheri kandi ntuzongere kururemo imitango uryame usinzire. Cyane haleluya cyane haleluya. hano yateruye amagambo arababona gushimira yuko wari ingumba byaye karindwi. Ikintu cya mbere Imana ikurinze guseba ku mafaranga urwego ruruzi oya wizana igisirimu wasabana ko wakeneye wewe n'ubwange twavuye hamwe kure hino wibuke ishyamba ryanywe n'irirerire ushatse uzamura Imana icyubahiro ujya wishinga ba Olivier bamaze kubona inzu muri Kigali ba pasiteri ba Olivier ariko nawe nubwo yayibonye yarazahaye turaziranye Olivier we haleluya amen. nta n'umuntu wari wese kureba iyo yisibira ngo barakurebye tuzamura Imana icyubahiro. Umva kuntu Imana ibwiye irambe mukwishuriye iri deni kandi nyuma y'iri deni wirinde kugira irindi deni ufata. uzajya kurifata wabajije Imana yisimbwira kugeze mu busaswa itazi ishimwe bakeneye no ukurusha amanywa nijoro. Imana iguhaye gusama mu izina rya Yesu ikuyeho imbogamizi zose. Reka amabwire bararirimbye mwe mugiye kubibona mu biribana nawe umunsi muzabona azafite agacupa ari guciramo ntimuzatungurwe utewe inda mu izina rya Yesu. amen. Ikimenyetso Imana ibwira ntabwo uzongera kubabara mu kiziba cy'inda. Imana ikuriyemo uburwayi bukomeye mu izina rya Yesu. noneho Bibiliya bavuga ngo umunyamakenga yabonye ikintu cyiza sibyo stop kiragute uko Imana irugambira rubaho. Turinjira mu kwezi kwa 10 umugabo wawe yicaye ku ntebe ya hano hano. Haleluya amen. Haleluya cyane haleluya Amen. Pende kaya siri rero rarika menshi cyane kandi nawe uze mu mutima wiraritse.